bamerewe bate Rwanda impanga ebyiri Regis Urimbwa ngira ngo niyo magambo uri kubona ku mbuga nkoranyambaga agiye atandukanye uwitwa Meki ndetse na Regis TikTok, Facebook, YouTube aho hantu bari guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Ese ubundi izi mfururu uko zahereye kera bagishwana kugezana n'iyi saha n'ubundi baracyahangana hagati yabo? Meki na Regis barakundanye kandi byaragaragaye ku mbuga nkoranyambaga, ariko Meki ati sinigeze nkundana nawe, ati nuko twakoranaga business yo gukina filime, atariko ntabwo nigeze nkundana nawe habe na gatoya. Regis ati twarakundanye urabizi, aturabyibuka mama wafungwa naramusuye twaramusuranye kandi nagukundaga, ati mbwe nagukundanye n'umwana wawe utwite urabyara, ariko ndagukunda nkurerera n'umwana atari kahungeze sinzi hariho. Ngaya magambo rero gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ngizo live ziri kuba zirimo ibiganiro bya Meki na Regis. Mbese ku mbuga nkoranyambaga mwese muri kugenda muyibona, abantu bari kuvuga bati Regis cyangwa se Meki harimo umurafungwa, ati bitewe nuko bari kugenda bagakorogoshorana ndetse bakavuga n'amagambo asebeje ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bari kuvuga bati Regis ari kugenda agatondora ibintu bye neza, akabivuga neza uko byatangiye naho biherereye naho bigeze ubu ngubu ndetse n'icyabiteye, atari uyu mukobwa Meki ari kugenda agatukana akazana amagambo yisebanya akavuga ko Regis ngari imbwa. Mbese amagambo menshi agiye atandukanye namwe muri kugenda muyabona. None se mwebwe mukoresha imbuga nkoranyambaga, hagati y'aba bantu murabona biri buze gucura iki? Gusa abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bo bari kuvuga bati Regis cyangwa se Meki harimo umurafungwa. Mwibuka Regis ubwisaga yaritangiye n'ubundi avuzana impapuro akazishyira hanze akavuga ati dore nguyu agapromota agiye kwisangira umugore we bibera hanze ndetse yamutinda, ati iyo nda yatewe umugore irimo impanga n'abana babiri bazavuka. Ati wowe Meki uri aho ngaho urasamye ku mbuga nkoranyambaga uri kumuragenda unshinja ibyaha bigiye bitandukanye ndetse ukagenda unanyangisha abantu, ati abantu banjye barankunda, ati wowe agapromota ntabwo uzi umukino afite, ati ngizi impapuro yarazerekanye ndetse n'uwo mukobwa aramwerekana ndetse avuga n'amazina yiwe. Ubu ngubu rero ku mbuga nkoranyambaga Meki nawe ari kugenda abaga Regis avuga ati wowe Regis wowe ubundi uri n'imbwa. Ibaza ariko nawe umukobwa, ako sinanamwita umukobwa kuko afite umwana n'umugore, ati Regis uri imbwa. Ibaza umuntu wakundanye n'undi bakaryamana kuko mu gihe bamaranye simpamanye yuko batigeze baryamana, bararyamanye yarangiza akamutuka ngo ni imbwa. Ibaze nawe Regis koko ubu ni imbwa ku muntu bakundanye bakanaryamana, wa mugore uravuga ngo Regis ni imbwa koko? Aha reka nicecekere da. Regis rero abantu bari kugenda bamushyigikira benshi cyane kubera ko ibintu byari kugenda akabitondora akabivuga imuzi n'umuzingo, hanyuma akerekana n'ibihamya bigaragaza nyine ibintu byatumye ibi byose biba. Gusa nanone abantu bakavuga bati Regis wagabanya amagambo ukisituriza ko tukuzi ikinyabupfura, urimo urahangana n'uyu mukobwa ngo nako n'uyu mugore ngo bigende bite? Uyu mugore mwihorere ari mu bye nawe uri mu byawe, waramuzamuye abicyamamare umukura hasi yo ngiyo ahantu atarabashaga kwikura, none umugize icyamamare ari kukwihenuraho, ati neza yiturwa indi kandi nanone ngi nabi yiturwa indi. Gusa nanone ngo amazi arashyuha ntibarigirwa iwabo wambeho, ati wowe Regis turize kuko uyu mukobwa nako uyu mugore nakomeza ko kwijyaho bucya ibyo uri kuvuga bikaba ari ukuri, agapromota karamuka yigiriye hanze agiye kureba umugore yateye inda, ati uyu mugore ashobora kuzakugarukira, ati ariko ntuzamwemerere, ati kuko ibintu byabaye expired biba byabaye expired, ntuzemere kumuha imbabazi, ntuzamwemerere kukugarukira mu buzima, ati kuko uyu nta mugore umurimo nta muryango wazamuvamo, ati umuntu urakwita imbwa waramuvanye hasi yo ngiyo ukamuzamura ukamugeza hejuru, akaba ari gukora ibintu bikakundwa n'abanyarwanda benshi cyane bitewe nawe, ati ubu ngubu kuko akugurukiye mu buzima urumva mwazabana mute? Ati jya ureka ishyano gikomeze ryivuge, ati Regis va mu matiku byihorere ikorere content yawe kuko n'ubundi turagukunda wowe na Manase turabakunda cyane, ati ariko si yisaga
ubu ngubu urabona yazaherera hehe? Kuko abanyarwanda bagukunda ati sagura ubona yazakumarira iki? Ati kora ibintu byawe naho Miki umureke. Miki rero nawe ntabwo yoroshye, ari kujya ku mbuga nkoranyambaga akabaga nta kinya Regis. Amarayivu muri kuyabona kuri TikTok, ku mbuga nkoranyambaga ibintu byacitse ari byinshi cyane bigenda bigaruka kuri Regis bamubaga ngo agapromota ngo Miki bose baramuteraniye, ngo Regis nawe ateraniye Miki ndetse n'uyu agapromota ari kubashyira hanze gake gake yiturije, kuko ibintu byabikora yitonze nta rusaku nta magambo menshi, ariko ibye bikaza ari kukubaga nyine. Miki nawe akaza yisandaguza arimo atuka Regis. Gusa nubwo arimo atuka Regis, abafana ba Regis bari kujya kuri TikTok bakamutuka nawe bakavuga bati ubundi wagicucuwe, ubundi wakiwe, ubundi ibintu byinshi cyane byo kumutuka nyine bamusebya bavuga bati gute wafata umugabo waryamanye nawe warangiza ukamwita igicucu, warangiza ukamwita icyo ntazi. Regis agisohora impapuro zigaragaza ngo ko hari umukobwa uyu agapromota yateye inda wibera hanze, ndetse bagiye no kumusangayo bakabana byeruye kandi bikandikwa no mu mategeko. Miki yaravuze ati we Regis uri imbwa, Regis wowe utatera inda igihe cyose twamaranye ukaba utaranteye inda, atubwira iki? Ati ahubwo nashimira umugabo wanjye kuba atera inda ntatera umwaku. Ati ibyo nibyo mushimira. Ati inda yazitera atazitera ntabwo bikureba. Ati wowe nuko utaziteye. Ati ubundi wowe wibara mu bantu cyangwa wibara mu bintu? Ati ntabwo uri umuntu. Ngaya magambo rero akomeje gusesengurwa n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, bari kugenda bayavugaho bayateraho amakomenti ari benshi cyane bavuga bati izi saga hagati y'umwe n'undi, hagati ya Miki na Regis harimo umurafungwa. Ati kuko ibintu ntabwo byoroshye mwa bantu mwe, ku mbuga nkoranyambaga byacitse, abantu bacitse ururondogoro, bari kugenda bateraho amakomenti agiye atandukanye. Ngira ngo nawe wabibonye ibintu biri kuba nagahomamunwa ku mbuga nkoranyambaga hagati ya Miki na Regis. Nibo bantu bari gufata imbuga nkoranyambaga bakazititiza muri aya masaha, muri iyi minsi, muri uyu munota ndetse no muri aya masegonda. Nta bandi bari kugenda bagarukaho uretse Miki na Regis bigeze gukundanaho, ndetse Regis agakunda umugore wari ufite umwana akamurerera umwana nawe akamurera akabangira ibyamamare. Kuri ubu ngubu bakaba bazwi n'abanyarwanda ndetse n'abadiaspora n'abatari abadiaspora barabazi. Ariko ngo Regis ni imbwa, ariko ngo Regis ntacyo amaze. Ati Regis ntagatera inda. Ubu si byiza imbuga nkoranyambaga turabifatisha iki rwose? Gusa icyo nakwisabira wowe ni uko wanshigikira ugakanda kuri buto subscribe, hanyuma ibiganiro bizajya bisohoka kuri iyi channel bigahita bikugeraho mu ba mbere utirura urabishakisha. Nguko rero ibya Regis na Miki bikomeje kurongoza abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Amakomenti ni menshi cyane arimo agenda atuka Miki, ariko na Regis nawe hari abirimo baramutuka kubera saga yajemo kandi batabimuziho. Ngaye nguko rero njyewe rero mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, ndagushimiye.